uwo mupasiteri washatse kukujyana muri ibyo bintu by'imyuka mibi bya Illuminati uri muri iyo process byabereye mu Rwanda Kinshasa oya byabereye mu Rwanda arabanyereka aravuga twese urumva utamera nk'uyu nguyu ntamubwira ati ahubwo ibi nibyo nshaka cyane dukorana urugendo tugende nuko twajyanye tugeze Goma twafashe indege ambwira yuko agomba kunyinjiza muri system y'uburyo ngomba kugira imbaraga zindi zidasanzwe ambwira ati twaje gusenga ariko ntiyahita nyerurira ibintu twajemo ariko nkimara kubigeramo muri urwo rusengero harimo ikintu kimeze nkajya mbona abo bantu ndabazi bigero muze saba abantu banditsemo hano nabapfuye cyangwa nabantu bakiri bazima arambwira ati akimara kumbwira ati uyu munsi tuzarahira ngiye narabyemeye twaragiye tugezeyo mbonye izina ndavuga ne rero umva nkubwire ariko arambwira ngo ntabwo ndi bugusige sindi bugusige kuri iyo nshuro ntiyansize twarajyanye twavuye Kinshasa turagenda gusa amahirwe make ufite nuko bibaye narabivuyemo iyo abankibirimo nakagufasha ukabanza ugatanga so na nyoko umuryango ukawurangiza ntago imperuka rero yabitangiriye Los Angeles ikintu kiri kuhaba abantu bahatuye bose n'abantu batemera Imana icyo nicyo cyambere bashize n'ikimenyetso cyo gutuka Imana ibyo byo birahari bare abantu kugira ngo bave hariya hantu kuko uriya mujyi bafite ukuntu bashaka kuwubaka bitandukanye nuko abandi bantu babitekereza kubimura biragoye icyabayeho ni iki hagombaga kubaho yuko uriya mujyi guverinoma igihugu cya Amerika kigomba gufata uriya mujyi kikawutwika ntabwo iriya shusho ya Bikira Mariya ku bantu bazi ubwenge batekereza genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice na Bugesera miliyoni 2 n'igice Inyamata mu mujyi miliyoni 6 Ibumbogo Musave miliyoni 10 hose ni mu miturire uwaba ufite ikibanza cyangwa inzu ugurisha hamagara umurongo utishyurwa 6070 na WhatsApp 0783 93 soza umwaka neza na Marshall Rio Estate. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe waba ufite hoteli waba ufite moteri barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe igishuro ntago bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda abazaniye yameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije bakanyamabuye meza ateye amabengeza biti biryoheye amaso indabyo nziza bishaka bazubaka mu meza yawe ukajya imbere waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo apartment waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo n'ipost umanutse gato werekeza Nyabugogo hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited igisubizo ku banyafurika. Yes, reka nizere ko aho uri umeze neza udukurikira umunsi ku munsi uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ibihe byawe bikomeze bigende neza cyane nanjye meze neza nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Chobi kuri kamera urugendo yavuze ngo rurakomeje runakomeje kandi buri munsi tubashakira ibintu byiza kandi bigezweho Mark Vaya aragarutse cyane rwose meze neza muzaza cyane yego Vaya murabizi ko ari umwe mu bantu tuyatuganira bafite ubusesenguzi bugari wani ngo ibyamatwi yanya tumvise cyangwa se amase yanya tabonye ikindi agavuga ati n'umuntu bimwe ububizi byabayo cyangwa se ufite analyse y'ibintu bigiye bitandukanye kunuko nyine kwe niyo nyogoye nawe ufite ibindi nawe winjiriye usesengura ariko akavuga ati ngewe nanabifiteho nosiyo ngira ngo tumaze kubona ibiganiro bitandukanye wagiye utanga ubuhamya bwinshi bujyanye n'imbaraga z'imyuka mibi imbaraga ziva cyane kuri Illuminati abantu bamwe benshi batanemera
ugenda unanaganira uvuga ko abantu bamwe na bamwe bagira amahirwe yo kubikwepa yo kubikwepa abantu bamwe bakabivamo Imana ikabibarokora ndeni tukagira n'abandi bantu babijyamo nyine ariko ugasanga n'ubundi amaherezo yabo abaye mabi. Turaza kuganira kuri byinshi cyane, hari ikiganiro cyawe watanze kwa Gerard Mbabazi. Yes. Turaza kukubazaho ibintu bimwe na bimwe, ikindi kandi turaza no kuvuga, uraza kutubwira hari ibintu abantu benshi bagiye babona mu minsi ishize n'ubu umuriro uri gutwika Los Angeles. Bamwe bati iki gihugu cyimitse ubutinganya, abandi bati bari abantu n'abantu bakorana na Illuminati ku rwego rwo hejuru, kandi umaze gusobanura ko inshuro nyinshi ibihembo bya Illuminati cyangwa se abantu bakorana n'imyuka mibi ari bibi byose birangira nabi cyane. Tugaye ikaze mu isi y'ibyahishwe iyo tugiye kwinjiramo. Umeze neza? Meze ntubireba se. Byatunguye abantu, umusatsi wo wawukuyeho. Ugomba gukora, hari ikintu ugomba gukora change. Abonye umuntu muri comment. Ubu kubundi abantu bakunda iki? Abantu hano wahinjiye abantu bati twakundaga ya misatsi yawe. None abandi bati nabonye muri comment rwose ati imisatsi yawe iri kujya kwikaraga kujya kuba amarasta kandi amarasta kandi urareba ubundi iyo wemera hari ibintu ugomba kwemera kugira ngo n'abandi babyemere ukabanza ukabaha urugero rw'ibyo bintu uri kwemera ibyo ari byo. Ubwo rero niyo mpamvu ariko njye si niyo mpamvu, ahubwo hari igihe kiba kigera nyine ugakora changement, cyo bita changement de vitesse. Vitesse ntabwo zihora ari zimwe mu modoka, ugomba guhindura. Ugomba guhindura zimwe mu nkuru zawe tujye guheraho numvisha ari nshya mu matwi yanjye. Ugeze ubitubwira hariko by the way twaganiriye uburyo hari abantu bashatse kukujyana muri Illuminati ariko ntabwo twabinjiyemo ngo tubamenye. Wavuze ko ari umupasiteri. Icyo kiganiro ntekereza ko wanagikurikiranye neza, ariko uyu munsi icyo kiganiro turaza kugikoraho, ntabwo tumaze kubyinjiramo. Ubwo ndagira ngo wenda kubera ko abantu benshi baravuga ati bamwe baravuga ati wowe uri guharabika abakozi b'Imana batumishi ba Mungu. Ahubwo noneho hari ikintu kiriho mu bihe byashize, abantu benshi ubundi urareba iyo ukurikiranye ukareba neza usanga kubera abantu kutamenya no kudashaka kumenya, bazi bya bindi nyine bazi, babumva ko nta kindi kintu kindi gishobora kubaho kirenze ku byo bazi. Ariko uzasanga kenshi iyo urimo uravuga ikintu ku muntu ukizi niwe uzana comment zitameze neza kugira ngo yirengere. Ariko burya hari igihe utanga comment nka kure ngikinsetsa, abenshi bampamagara bashaka kujya muri Illuminati, kandi njye naje nje kubabwira ko njyewe ibyo bintu ni imyuka mibi, ntago ari myiza, ahubwo ibyo bari kubimbaza nkirimo, ahubwo bari kubimbaza nkirimo nkabereka inzira ya nyayo. Ariko ubu ngubu nta kintu kizima nakumarira biteye yuko ibintu nagiye mbona atari byiza. Mfite message zigera mu 1,000 cyane cyane urubyiruko. Urumva ntibabishaka ariko bakampamagara. Urumva ibyo bintu bibiri, ntibabishaka ariko bari kumpamagara. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ibyo ngibyo tugomba ku wundi message ya mbere nibyo kuvuga ngo ibi bintu ni ukugira abantu inama n'ababikoresha bo baba biyizi. Urumva ari busanga nyine bagerageza gukora comment zisa nkaho zirwanya ibyo bintu kugira ngo bikomeze bizamuka, ariko ngiye nje kugira ngo abantu tugendane mu nzira nzima, mu nzira nziza. Niyo mpamvu yego abantu bati ese buriya koko birashoboka ko bireno ujye uvuga ku ba pasteri haba harimo abapasteri bamwe na bamwe ariko ntago ari bose bashobora kuba bakoresha izo mbaraga benshi cyane, benshi nk'ubu ngubu sinzi
hari ibintu bizagenda bigaragara cyangwa se bigaragarira bamwe. Hari n'abantu tugenda tuganira bakampa ubuhamya nabo n'abantu bashatse kubinjiza muri iyo system ariko bikarangira bidakunze, yakuganiriza mu gikari ukumva ko nawe yari yajya ariko Imana ikinga akaboko. Abenshi ahubwo bavuga ati Imana yaraturengeye. Hari umwana we wagarukiye Nyabugogo. Yagarukiye yaje gutanga ubuhamya hano abantu yaje gutanga ubuhamya. Yego umwana w'umujene muto wari ufite pressure y'uburyo iwabo bajyaga bamubwira ngo nta kintu azimarira. Ntacyo azimarira. Kavuga ati ndashaka kubatungura nkire vuba. Abenshi nuko ngo niyo system none bazajya bavuga ati umwana wacu yaguze imodoka zihenze amafaranga yakuye. Yashakaga ngo yararirimbaga ashaka guhita umustar cyane. Akabona ntibiri kwinjiramo. We none yari yanashoboye ibintu byinshi bari bamunywesheje amaraso yikisha ibintu byinshi. Ariko kubera ko ngo mama yari umunyamasengero. Ngo bari bagiye imodoka yari igiye kumutwara imujyanye no kuvuga ngo n'abandi kugira ngo hari abantu benshi s'il vous plaît gatoya ndagira ngo uyu munsi wa none naje kugira ngo tuganire. Hari ikiganiro ndashaka kuzongera kugarukaho, ahubwo noneho tuzita twinjira mu kiganiro cyo kuyobora urubyiruko, cyo kuyobora abantu bashaka gusenga. Bose nkubwiye ngo usengere aho nge nkuyoboye ko nanjye aho nsengera ntago haza, ahubwo ndagira ngo ugire imyemerere yawe. Hari abantu benshi bagiye bakomanta kwa kira kiganiro nakuze kuri Apotre Gitwaza kiba mbega kiba abantu abenshi ariko nabonaga ari abo muri Zion benshi ariko bakanaca n'inyuma bakampamagara bakambwira n'ama message yabo menshi mbanya afite n'iki. Ariko ndagira ngo twumve kano ka audio kugira ngo ntituzongere na rimwe. Ubu nitugaru okay nagaciyemo kuko dufite ibindi turi bwinjiremo, ariko ako kantu nagaciyemo ukumve none hanyuma aya majwi ari nge wayakoze sinange wakoze iki kiganiro, ahubwo icyo kiganiro nshobora no kukubwira ahantu wari buze kujya kukireba. Uwo mumama ni umumama w'umukire cyane unakomeye ufite izina rikomeye muri Zion Temple. Ngiye kukumvisha ubuhamya bwe gatoya yakoze, noneho urajya wamenya uburyo uzajya ukomanta hanyuma ugereranye ibyo mvuga n'ibyo abashumba banyu. Sawa. Nyine Gitwaza arigisha mu rusengero rwose ukuntu rwuje n'imbara rigeze ubugeramo. Abasengeramo abari muri bara ngira ngo bambara neza cyangwa bamera neza, ariko we n'ibintu bibi biteye ingogero kwa Satani aho nabonye. Uwo Domicile yarahagurutse amufata iki anambwira ngo wowe Gitwaza n'aba bose uyobya uzarimbukana nabo, nutabihanisha nutababwiza ukuri ngo bihane bashaka Imana uzarimbukana nabo. Yarabanze arambwira ati Gitwaza wowe kubona ntumbona, urabona ndi mubi cyane, urabona hari umusatsi na defirije cyangwa na sukishije, urabona hari ikintu nambaye, urabona ntaberewe. Aba bantu bose usuka n'abafite abagabo babiri n'abafite abagore babiri ukabashuka ngo bazajya mu ijuru, wowe nabo uzarimbukana nabo nutihana nabo. Okay, sava. Ako kantu muraza kugakurikirana neza nyine uraza kukumva ko kantu. Ubwo rero nagiraga ngo mbabwire ngo rero kugira umugore yatangaga ubuhamya yatangaga ubuhamya avuga kubyerekeye urumva ko n'umuntu yarahagurutse, uwo mugore yarari kumwe n'abagitwaza n'abandi. Urumva ko muraza kubyumva mu majwi ya barana. Uwo mugore yarahagurutse, uwo muntu yarahagurutse afatana na Apotre mu ijosi ngo aba bantu nutabihanisha ngo babwize ukuri uzarimbukana nabo, sibyo? Ako kantu ngira ngo murakumvise. Ni ukuvuga ngo rero icyo kiganiro wowe ugomba kuzajya wicara ukamenya Imana usenga, ukamenya ukuyobora ninde, ukamenya aho uhagaze n'ibyo uri gukora ni ibiki. Urumva rero ubwo icyo kiganiro ndagira ngo tuze kugiclosing uyu munsi.
tuzabona uburyo twinjira mu bindi noneho bifite gahunda nziza. Njye nari mfite amatsiko wagiye uba mu bihugu bitandukanye, wabaye Kinshasa, wabaye mu Rwanda, wabaye Uganda, uri muri wavuze ko hari uwo mupasiteri washatse kukujyana muri ibyo bintu by'imyuka mibi bya Illuminati, uri muri iyo process byabereye mu Rwanda Kinshasa? Oya, byabereye mu Rwanda. Mu Rwanda hoteli yo ntago turi kwamamaza hano uko ndabizi. Hano iyo tuvuze ibintu rimwe na rimwe turamamaza ntimunatwishyure, ugasanga twatambukije message rien, ntago turi bwamamaze. Ariko noneho iyo hoteli ni hano. Erega nge twaracataga kuri Facebook, twaracataga kuri Facebook, ariko aza kumbwira ko azaza mu Rwanda. Ariko icyo gihe urabizi nari hiti, nari mfite indirimbo yanjye yari irimo irakora akazi kandi yitwa Akazi. Nta munyarwanda utayizi, Radio Rwanda batijara barayizi, indirimbo ikinwe iri hiti cyane, yaranamamaje iyo ndirimbo cyane. Noneho ngewe ngira amatsiko yo kuba ibintu byanjye nabizamura bikazamuka bikajya hejuru. Ariko ndi kuri kwa kundi ukora friend request, ngewe nuko twahuye. Ariko mbona ni umuntu nyine wambaye neza, ariko mbona nk'ari kuri radio ya RTNC, mbona ko ari muri Kongo. Nibwo rero namubwiye ati ndashaka ko tuzahura, nkajya nkohereza indirimbo zanjye mukazikina aho ngaho, cyane ko aho hantu nanjye mpazi. Arambwira ati ntugire ikibazo, mu Rwanda nzahaza tuzabonana. Nibwo umuntu yaje duhurira muri ntabwo yari umunyarwanda uba muri Kongo cyangwa? Oya, ni umukongomani. Ariko akaba afite abantu bakorana nabo hano, barimo abapasiteri, barimo abari hejuru y'abapasiteri, harimo ndetse n'abantu bakoraga umuziki. Kuko haciye n'akanya arambwira ngo urareba, afungura laptop, twari twicaye. Ubwo urumva icyo gihe hari hariho inzara iteye ubwoba ku bantu bari bakizamuka, nta mafaranga yari mu muziki. Uribuka ko icyo gihe wanampamagaraga ngo ngwino uririmbe ukampa bya 30,000, yari menshi ariko kugira yabone yari menshi cyane. Urumva, ubwo rero ni muri ubwo buryo rero twabonanye. Anyerekana n'abahanzi icyo gihe bari hiti, sinza kuvuga amazina yabo. Arabanyereka, aravuga ati wese urumva utamera nk'uyu nguyu? Ndamubwira ati ahubwo ibi nibyo nshaka. Urumva nge ntago nari nzi byari byo. Ubwo rero ni muri ubwo buryo twaje kuganira, dukomeza turaganira. Arambwira ati ariko dushobora kuganira birenze, nkaba naguha n'akazi kugira ngo ibyo ushaka ubigereho, kugira ngo ukomeze unamamare ugere kuri. Kuko icyo gihe nabonaga uburyo icyo gihe Tuff Gang yari imeze, yari ihagaze neza, ba Kitoko bose bari bahagaze neza mu muziki pe, na ba Masamba bose na ba Riderman urabizi. Ndavuga ati nanjye numva namera nk'abari abantu. Ubwo ikintu cyakurikiyeho yarambwiye ngo ufite passport. Ndamubwira nti rero passport ntayo mfite, ariko icyo nabasha kubona nabona laissez-passer. Yampaye amadolari 500. Sinari nzi n'iby'amadolari icyo gihe. Icyo gihe idolari ryari riri kurivunja ari 600 muri ibyo bihe nyine, ryari ritarurira. Ndagiye atarambira ati asaguka urayimezamo neza, ugure inkweto, ugure ibishoboka, hanyuma dukomeze tujyane dukorane urugendo tugende. Nuko twajyanye, tugeze i Goma twafashe indege. Ngira ngo amafoto amwe yagiye agaragara, sinzi niba nawe warayabonye, ariko ndabizi warayabonye. Ubwo ngubwo cyanshimishije nuko hari kwa Gerard Mbabazi byose nabimwerekaga live, nkabimwereka. Ubundi nuvuga ikintu uzajya utanga ubuhamya bw'icyo kintu, proof, ureke kuvuga ibintu witekerereje. Icyo kintu cyabayeho, twurira indege turagenda. Tugeze i Goma hari ababanje kutwakira nkawe, turasangira, batuzanira icyo kunywa, turanywa. Turangije nka saa 7-8 twurira indege bita CA, turagenda. Ubwo mu kugerayo twarabanye, tujya ahantu muri apartment yabaga, turabana. Tumaze kubana ubwo, ariko ambwira yuko agomba
kunyinjiza muri system y'uburyo ngomba kugira imbaraga zindi zidasanzwe mu muziki ndi gukora kugira ngo abantu babashe kuwumva no kuba bose wabageraho n'amaradiyo yose atandukanye. Ikintu yankoreye ni ikihe rero? Bwarakeye bwaho haciye iminsi 2 tujyana kuri temple, babyitaga temple mu rusengero. Tugezeyo ikintu cyabayeho nasanze ho nukuvuga ngo ni ibintu bo biba bimeze nkaho ari nk'umuco, ni ibintu ntago ari ibintu bikanganye hariya. Ntago ari ibintu bikanganye. Ubwo ngubwo maze kugerayo ikintu nabonye, twaricaye sanga abasaza bakuze bicaye kwabo, urubyiruko ubona narwo, ariko abantu batoroshye, ubona ko nta muntu wari urimo udafite imodoka nziza uretse jewe nanjye wari waje mu modokari yo mu papa twabanaga. Ariko atangira, ariko kugira ngo arambira ati twaje gusenga, ariko ntiyahita nyerurira ibintu twajemo. Ariko nkimara kubigeramo muri urwo rusengero hari harimo ikintu kimeze nka monima, ariko gikoze mu buryo bwa triangle. Ni ikibumbano. Handitseho amazina menshi y'abantu, kandi nanjye nasomye nkajya mbona abo bantu ndabazi. Bigera mu baze saba abantu banditsemo hano ni abapfuye cyangwa ni abantu bakiri bazima. Arambwira ati nukuvuga ngo twatuye mu gapoze gato kubera imvura yari iri kugwa, turagarutse. Inkuru wari uri kutugiramo rero niyo tugiye gukomeza. Yura mu pasteri n'uburyo mwahuye n'ibiki tugeze mu rusengero. Twari tugeze mu rusengero, ariko nukuvuga ngo urwo rusengero kuntu mo imbere haba harimo ikintu kiri nka triangle, ariko kiri kimeze nk'ikibumbano kuntu, ariko hariho amazina y'abantu batandukanye, ariko ni ya mazina ushobora kureba wabuze izina ry'umuntu ukaba warimenya, icyamamare ukaba warimenya. Yego. Noneho ikintu cyantunguye nuko hari amazina amwe nagiye nsomaho nkabona ndayazi, y'abantu b'ibyamamare runaka, abahanzi cyane cyane, kuko izina rya nyuma ryaherukagaho aho mbe mbiherukiye, izina rya nyuma na nyuma ryaherukagaho ryari izina rya Papa Wemba, kandi yaratarapfa, yarakiriho. Shaka kumubaza impamvu y'ubusobanuro bw'ayo mazina ari mu y'icyo kintu nyine kirimo abantu banditse. Arambwira ati si ngombwa ko wahita umenya biriya bintu, hari byinshi ugomba. Ubwo ikintu cyakurikiye narabyumvishe, ku munsi ukurikiyeho nibwo yatangiye kumbwira ati rero twebwe uburyo dukora muri ubu buryo bwa Freemason. Ndamubaza ntaramenya ibyo ari byo, ndamubaza ntese ibyo bintu ni ibiki, nkuko n'undi muntu ambaza tubundi ibyo bintu ni ibiki. Nibwo aransobanurira ati twebwe hano dutanga buri kimwe cyose ushobora kuba ukeneye kucyerekeranye n'impano ufite, ariko natwe tukagira icyo dukenera kuri wowe. Ibyo ngibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, twaje gukomeza turaganira, ariko arambwira ati ahantu bari abantu bose wabonye haba harimo ingeri zitandukanye. Ingeri zitandukanye wabonyemo hariya harimo nawe, buri muntu wese aba afite tape cyangwa se igice aherereyemo bitewe n'ibyo ashaka. Arambwira ati wowe wavuze yuko ushaka kubyerekeranye no kuba wagira success mu kuririmba. Ndamubwira ati yego nibyo nshaka, ariko arambwira ati rero hari ikintu bita ibitambo twebwe dutanga kugira ngo buri kimwe cyose wifuza ube wabasha kukigeraho. Ibyo ngibyo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho. N'amabuji yanyereka cyane ko abo basaza bari barimo imbere bari bambaye ibintu by'ibishura, ibintu mbega ubona bambaye bikwije, bambaye neza, bameze nk'uriya mukobwa. Hari akantu turi buze ndibuze kukwereka kuri uriya mukobwa mbere yuko Los Angeles ishya, iriya ngofero yari yaje yambaye na ya nkoni,
na ziriya buji biriya byose uko nabibonye ejo bundi hariya textuellement niko byari byose n'iriya nzu nayo byo turaza kubivugaho n'iriya shusho ya Bikira Mariya nabyo turabivugaho textuellement biriya bintu niko nabibonye. Umugabo arambwira ati rero twebwe hano hari ingeri nyinshi zitandukanye, hano hazamo abaririmbyi, hano harimo abakomersa, hano harimo abanyepolitiki, hano harimo abantu batandukanye, buri muntu wese ku cyo ashaka, ariko bakabanza bakareba inyenyeri yawe ese ishobora kumurika ku rwego rungana uti. Kuko si buri muntu wese, kuko yaranambwiye ngo kuba naraje tugahura mu Rwanda siwe wenyine nabonye mu Rwanda, nuko hari icyo nari nakubonyemo gishobora kugera kure cyane. Ndamubwira ati okay nta kibazo. Ubwo icyaje gukurikiraho rero yaje kugenda akomeza kunsobanurira cyane ku bintu byerekeranye na ziriya mpeta. Impeta zari ziri ku meza, na niyo mpamvu sinzi niba mu biganiro by'ubushize bakunze kubona nkunda kwambara impeta cyane, ariko ntago naje kongera kubikunda cyane kuko ari igihe uba ushaka gukura abantu ahantu, ariko bareba background bakavuga ati wa muntu il doit être, ashobora kuba ubwo rero ikintu cya mbere buri uzakunda kureba ku mpeta zerekeranye n'abahanzi ntago ari ugupfa kwambara impeta. Uzareba ku kintu cyerekeranye n'iriya mishwari iriya abapasiteri bakoresha, buri bifite ibintu byinshi cyane byihishe inyuma. Yego si bose, kuko hari abasenga mu mwuka no mu kuri, abo barahari. Ari bo babandi uzasanga batazwi ariko basenga kandi bagakora ibitangaza n'abantu bagakira. Abo rero ntago bakunda kumenyekana kubera yuko nta zindi mbaraga baba bafite imbaraga za Yesu Kristo, ariko batarazivanzemo za mbaraga zituma amazina y'abasohoka mu bihugu. Tanto bakoresheje amakonseri utamenya ubwoko bwayo. Hari nk'umupasiteri ejo bundi uzabona kuri YouTube, nibagiwe iyo channel ari bwoko ki, umupasiteri ari gukubita amasiporo, akubita iby'inyuma ku gatuti, yambaye ingofero nk'iriya, muri ziriya ngofero ziriya nakubwiye nabonye hariya, ndetse na Falipo uzamubona yambaye iyo ngofero. Iyi ni ingofero igiye kumera, sinzi ukuntu iyo ngofero imeze, juste ku bantu bakurikirana bazajya bagenda babireba, sibyo? Ubwo rero biriya ni ibintu byose bigenda bigaragaza ikintu bita imbaraga za sekibi zishaka kwiva mu byabo bakora, bifite imbaraga zirenze iz'ibyo abandi bakora. Ubwo rero uzasanga bambwiye yuko ikintu cya mbere iyo umaze kwinjiramo, ndongera mbisubire mvuze ko iki kiganiro turagiha limite uyu munsi bijyanye no kubyerekeranya abashumba bamwe na bamwe duherutse kuganiraho. Harimo n'abashumba n'abapasiteri na bamwe bagiye bampamagara barambwira ati ibyo bintu, abenshi n'ab'i Burundi n'abandi n'abo mu Rwanda, barambwira ati ibyo bintu turabizi birahari, ariko ntago ariko twese tubikoresha. Nabo bagenda banyereka fact z'aba bagenzi babo bamwe na bamwe bashobora kuba bakora ibyo bintu. Ariyo mpamvu ngiye ibintu byanjye iyo ndi kubivuga ngenda nerekana ikimenyetso, buri kimenyetso cy'ibintu tugiye kuvuga. Nibaza yuko tugitangira kara audio twagashyizeho, umudamu watangaga buriya buhamya nakubwiye ko bamwita Aziza. Ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo ugire ikintu mbaza cyangwa se ugaruka, uzajya ubanza wumve uvuge se birashoboka, ibi bintu birashoboka. Nongera kubwira n'urubyiruko, ngiye ntago ngiye mbahamagariye kugira ngo mujye muri Freemason, ngiye nayivuyemo kandi nayigiyemo ntabishaka. Nayigiyemo nk'uko nanone hatwahura nk'ibirimo nkakubwira ati ngwino nkwereke. Kandi ikisekeje uzasanga umuntu uri muri Freemason ni umuntu mushobora kuba mwarabyirukanye akagira ubushobozi bukurenze, ariko
wowe ukajya ubona arakurenze cyane akagutambagiza n'ahantu ashobora kuba atuye n'ibyo yagezeho kandi uzi nta n'akazi gafatika agira, we aba ategereje ko umubwira ngo ibi bintu wabikuye hehe, njye wandangiye ko nanjye ubona nakubiswe. Ubwo iyo umaze kuvuga ako kantu, iyo utarakavuga ntacyo mwavugana, yaguha buri kimwe cyose ushaka, ariko ari muri tantasiyo ari kugushaka yumve kutobora uvuge. Ariko nanone mu binshuti yabanje kureba ko hari ikintu gishobora kukuvaho cyatuma ubutumwa bwabo bwamamara bukagera kuri. Niyo ntego ibiriho. Iyo abonye kuri wa muntu uri aho ngaho bashobora guhereza nta mpano bashobora kukubonamo kwagura. Nk'ubu ngubu turi kuvugana, n'ubu turi kuvugana ari nka message wenda njye sindi umupasiteri sindi n'umuvugabutumwa, ariko urareba yuko ngiye message yanjye yo nyivuze ngigera kure, igera ahashoboka. Kuko izina ryanjye abantu barifite n'abantu barihamagara ni benshi. Niyo rero cya kintu nk'ubu ngubu ni nk'urugero rwa hafi, uramutse uvuze ngo Makavaya, wenda ufite shop yitwa Makavaya hariya mu mujyi, ndatekereza abantu bayiyoboka kubera ko iryo zina ntago riri mu matwi y'abantu. Hari n'uwaza kuyireba avuga ati hari ahantu hari ukuntu. Niyo systeme rero, niyo systeme batwaramo umuntu. Ntago batwara ikigoryi, ntago batwara igicucu, batwara umuntu uzatwara message ko bo bafite amafaranga barayafite. Wowe icyo bagomba kuguha ni icyo wowe ukeneye, nawe bakagusaba icyo ugomba gukora. Niyo systeme rero ukuntu iba yubakitse. Ubwo rero cyaje gukurikiraho, uwo mugabo yaje kunsobanurira ibyerekeranye na ziriya mpeta. Wundi hari impeta ya hano kuri iki kiganza bayita Low Spirit Master Laosetu. Iriya ikoreshwa muri system y'abahanzi. Kwa ngo umuhanzi yambaye arimo araririmba, niba agize akaboko gutya cyangwa se agahagara gutyo, muzababona kenshi bahagaze ubone ntararirimba yifashe gutya, barimo barasubiramo ibintu, bamwe bari gupfa, bamwe bari kurira, bamwe bari kugiriya hirya. Ese mpaga bundi meze gutyo ubundi ntwaye, bamwe amarira yamanutse. Ariko ya mpeta aramutse ayikuyemo ntacyo yakora ngo bikunde, kuko connection icyo giba yacitse. Wabyumvise? Uzasanga kenshi usange abavuga butumwa cyane mbere yuko ajya ku gatute cyangwa se kumwakira babamo, uzasanga bafite mentalite z'abastari cyane, ubone ntafatika, ubone ni wa muntu nta tandukaniro n'umuntu wo hanze uri kumubonamo. Sibyo? We ni ukuvuga ngo ikiganza cye niba kigize gutya, ubwo mwese uzasanga umwana agikurikiye. Sibyo? Ni imbaraga. Iriya ni yamvutima. Zira ni imbaraga baba bafite. Noneho uzasanga kenshi iyo za mbaraga zitangiye kurangira mu nsengero zabo, bakora amavoyage, bakora ingendo, ngo pasiteri ngo yarasohotse ngo yagiye ngo mu gihugu runaka, aba yaragiye kureba izindi mbaraga. Noneho erega reka nkwereke, iyo botike yawe bicuruzwa byashizemo, uba ugomba kujya Nyabugogo kurangura. Nabo bararangura. Sibyo? Ari nayo mpamvu buriya ntugire ngo gufunga insengero ni ibintu ubundi abenshi babyumva kwinshi. Ngiyo ni analyse yanjye. Gufunga insengero ntabwo ari uko ari ibindi byari byabaye bikomeye birenze, nta kintu kidasanzwe cyaberagamo cyari kibangamiye igihugu, ahubwo ako kajagari kari karimo bo bakabonye mbere. Abandi ngo ni ubuhanuzi bwo buzaba buza, turabwemera. Ariko kari akajagari kari karimo kayo mavuta tutazi adasanzwe, ayo mavuta muri Freemason arahari, mu byari bihari n'ayo mavuta arahari. Simvuze ngo ni amavuta yose, kuko na kera iyo bimikaga no ku bwa Yesu amavuta yarariho, ariko ntabwo arariye. None bo barayitiranyije, bafashe amavuta bayamixinga n'ibindi bintu by'imyuka mibi. Wabyumvise? Ngo amazi ngo yavuye ahantu runaka. Sibyo? Hari nk'amazi aturuka Lourdes,
mu Bufaransa. Icyo kiganiro nzakiza ntabwo muzi ayo mazi cy'amazi. Ibyo tuzabivugaho. Ibyumba 36 bya Shaolin tuzabivugaho. Ntabwo muzi icyo bisobanuye. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo twebwe muri iki gihe abantu ntibashaka kumenya ngo kubera ko ngo tuziranye ngo twiganye ngo ninkubwira ntago wumva. Gusa amahirwe make ufite nuko bibaye narabivuyemo. Iyo abankibirimo nakagufasha ukabanza ugatanga so na nyoko umuryango ukawurangiza none ukazagaruka utanga temoignage neza. Ntago bira bintu bya ahantu bikomerera ngira ngo ibyo bintu byose wabigiyemo ariko niwigeze winjiramo neza. Nje mpamvu ntagiyemo neza natinze gusinya, natinye gusinya kuko ngewe nkimara kubona uburyo ibitambo ubundi batanga igitambo gitangwa kabiri. Nicyari gitumye uriya mugabo aza kundeba ntago twari tuziranye ku buryo burenze ku buryo yazafata indege ngo aje kundeba oya, ahubwo hari mission yara kuko wowe iyo winjijemo umuntu iyo ufashe umuntu iyo winjijemo umuntu wowe ikintu kibaho ibitambo byawe biragabanuka. Wa wundi ugiyemo niwe noneho batangira kuvuga ngo afite inyama ziryoshye, babyita ko bafite inyama ziryoshye n'isosi iryoshye cyane ko bakunda gukoresha ibintu by'amaraso cyane. Amaraso hari kuntu uzumva bavuga ngo bari kunywa fanta cyangwa amaji, burya ntago aba ari ji baba bari kunywa. Ni ibintu biba bimixinze biba bitari byiza. Ubwo uzampamagara nzamusobanurira neza kugira ngo abisobanukirwe neza. Wabyumvise? Ubwo rero abenshi bakampamagara nyine bashaka kumbaza ibintu by'imyuka mibi, nugira amahirwe uwabigiyemo akabivamo akanabivamo akiri muzima akabikubwira ntuzabyihutire ntugakunde kubijyamo. Ukansaba contact kuyiguhereza se ejo mu gitondo ukagaruka uvuga ngo runaka ngo yanshyize ahantu hadashyirwa, ubundi ibyo bimaze iki? Ntacyo bimaze. Ushobora no kugenda wagerayo bakakureba bagasanga inyenyeri yawe ntaho ishobora kumurika ngo igere, bakakugarura bo bakakwiyangira. Bo barakwiyangira ntago upfa kuvuga ngo uragiye ngo barakwemeye. Kandi no uzasanga systeme y'isi yose uzasanga bitewe nuko hano iwacu mu Rwanda twatinze kuba civilize. Mperutse kukubwira ko twambaye inkweto ejo bundi. Niba wambaye inkweto ejo bundi umusaza His Excellence ari we utuyoboye si we watwigishije kwambara inkweto se? Hari ubihakana se? Nashyire muri comment abihakana. Icyo gihe wari utangiye kwiga kwambara inkweto abandi bari bageze kure mu iterambere ryaba ryiza rya biribi bari bamaze kugera kuri, sibyo? Ubwo rero sinzi impamvu iki kiganiro turakiganira abantu ukumva bashaka kucyumva cyane, bashaka kucyumva kubera iki wanze gutanga ibitambo bari bagusabye umuntu. Nje bansabye umuntu noneho igitangaje Sam iyo ugiye gutanga igitambo, ubundi iyo ugiye gutanga igitambo haba hari buje eshatu, hakaba hari sinye imeze nk'inyenyeri ariko imeze nk'ikubye mu kuntu. Ku ruhande haba hakikije abagabo batatu babambaye ingofero ndende zimeze nka zira z'abasenyeri ariko zisa nazo ariko ntago ari zo, zisa nazo nyine ko urebye nyine ubona ari nkazo, bambaye nyine bikwije bameze nk'abatambyi. Ni ukuvuga ngo barakureba gutya bagahita bakubwira ngo twebwe turashaka runaka, kandi izina ntiwari wabwiye, baba bagusikana ntiwababwiye izina. Njyewe nkimara kubona umugabo akimara kumbwira ati uyu munsi tuzarahira, njyewe narabyemeye, twaragiye. Tugezeyo mbonye izina ndavuga ne rero mva nkubwire njyewe ibi bintu sindabimenya neza, ntabwo ibi bintu ndabimenya neza, nimureke mbanze mbyige cyane ko tubana ari nawe wanzanye, nta hantu nzagucikira ndahari turi kumwe. Arambwira ati ntigiye kingana iki se? Ampereza amezi 2 yo kugira ngo nige ibindi, kandi kuko narabyize. Ubwo ngubwo naje kukubwira yuko akimara kujya Kenya Tanzania, urumva yaravuye ubundi kuva hari oya
yambwiye ko agiye kubanza kujya France, ko kuva Kinshasa ujya France ni hafi ntabwo ari kure cyane. Arava France ajya Belgique, ibyo yari agiye kureba, ariko arambwira ngo ntabwo ndi bugusige, sindi bugusige. Kuri iyo nshuro ntiyansize, twarajyanye, twavuye Kinshasa turagenda, kuko njye nari maze kuba umuntu man, reka nkubwire, njye igihe kimwe nibereho mu buzima bwiza burenze cyane, ariko bufite gutekereza cyane. Ese bizagenda biti, iyi bintu ndimo fin de fin finalement bizaba ari ibihe? Twaragiye tuva Kinshasa tujya France, tuva France tujya Belgique. France Belgique ni minota 45 ku ndege, ni 45 minutes. Ku bantu bahaze nyine bari kubyumva ubwo nyine barabizi, minota 45 uva mu Bufaransa ujya mu Bubiligi. Twaragiye ansiga France, aragenda. Yagombaga kwinjira hariya, yagombaga kwinjira n'ubundi mu Bwongereza agenda, ko hari ikiraro kiri hariya bita Manopaka gitandukanya Ubufaransa n'intuza n'Ubwongereza, nyine biri frontalier gutya. Wabyumvise? Sha umusa nirira amafaranga nta kibazo mfite, ariko ibyo gusinya ntegereje, kuko iyo nkiza gusinya ubu tuba tuvugana, undebera nk'umuntu mbega nkureba nk'akantu kari kure cyane kubera amafaranga. Uri kumva? Ubwo biza kurangira twongeye tugarutse, igihe yafatiye urugendo rwo kongera gusubira muri Kenya no muri Tanzania, icyo gihe yari yansigiye amafaranga 2,000 by'idolari. Ayo mafaranga niyo nakoresheje kugira ngo mva aho hantu. Uguzi kugira ngo ngaruke mu Rwanda. Ubwo wambaza ngo inzira naciyemo nizihe, nicyo abantu baba bategereje kumva. Ubwo icyo gihe urabizi ko mbere narakoresheje inzira y'indege, ariko inzira y'indege icyo gihe ntabwo ariyo nakoresheje inzira y'amazi, kuko no ku aeroport baba bafite abantu babo baba bahari, bari hafi aho ngaho, baba bareba binjiye n'abasohotse, abagiye, kuko iyo bamaze kwinjira muri departement runaka ntabwo uba wemereye kuyivamo utavuze aho ugiye, kuko amasinye yabo n'ubundi abaranga bantu babo n'imyambarire n'iki, sibyo? Nahise nkoresha inzira y'amazi, ubwo nararangishije, kuko ntabwo nari impazi neza. Nabajije se nta yindi nzira ishobora kuva Kinshasa yagera muri Este udakoresheje indege? Ati inzira y'amazi. Nakoresheje bato bita Kokolo, ubundi mara ukwezi mu mazi igenda, muciye muri Fleuve. Ubwo nakoresheje Fleuve ngenda, turagenda tugeraho bita za Mbandaka twahamaze nk'icyumweru, turahava turagenda tugeraho bita Kisangani. Ubwo nkimara kuhagera ikintu cyabayeho, nahise nkoresha inzira y'imodoka, nkufata intege imodoka ari hariya iragenda ingeza aho bita za Ben. Ndavuga ati ntago ndi buze kongera gusubiza nerekeza za Kasindi za Pondwe ninjira Kampala mu mujyi, biraza kungora. Ndaza gukoresha inzira ya Butembo ninjira kugira ngo ngere Goma, kuko ibyangombwa nari ntago uri bumfungi. Ndakubwira ibyanjye ntago uri bumfungi, nicyo nari nizeye. Kandi koko naje kugera kuri boda, nageze hari Goma, ndinjira ku amahirwe yarariho. Ni nk'Imana yagiye ibinyura gutya, nta mukongomani wegeze ambaza laissez passer. Nageze hariya intuza hariya Igoma, ninjiye kuri niba ari Petite Barriere, n'ubwa mbere nari mpageze. Barambaza ati ibyangombwa bya birihe, ngiye mbabwira ko ngiyewe nta ibyangombwa mfite ngibi, mbasobanurira uburyo byagenze. Wabyumvise? Barandetse ndagenda, banyaka indangamuntu ndayibereka nari nyifite, barayicekinga babona ndi umunyarwanda. None ikimenyimenyi
buriya rero hari ibintu ari igihe ngiye ndi kuri izi mikoro ngiye nibaza bikancanga bahamagaye noneho n'abantu baravuga ati se uyu muntu ku rwego rw'umudugudu n'akagari bahamagara n'inshuti zanjye mfite muri uyu muntu mushobora kuba mumuzi uwanyuma bahamagaye yaravuze ni n'umukobwa simushyize mu itangazamakuru hano twabyirukanye yaravuze ati umuntu ndamuzi ni umuhanzi nicyo muziho barambwiye ati genda ufite amadolari yanjye ubugarutse utyo mbagarutse gutyo ngeze hano ku bantu banzi babizi neza nageze hano mfite imodoka yanjye nahise ngura imodoka nta n'ibihe bishize ariko nyigurishije ubwo buzima ko abantu benshi bajya bavuga ngo urumva n'umuntu wari gukoresha ku mafaranga yabo oya ntago ari ayabo ayo mafaranga ntago ari ayabo utaza kubyumva nayo nayo yose dukoresha baca mu ntoki ariko ntibakora amafaranga ntago bakora amafaranga ariko niho wari bayakuye urumva ubwo rero ubu se ndamutse nguhaye amafaranga ukajya kugura icyo kunywa hariya hirya hari ikibazo waba uhuye n'ayo mafaranga utazi ibyayo nk'abandi baba bari kuvuga ngo abapasiteri barya amafaranga y'indaya zakore ni gutyo nyine c'est comme ça noneho mu nyuma gato turaza kugaruka tubihurizemo tuvuge ngo ikintu cya mbere yo kujya mu kintu ujye ubanza ugitekerezeho waricujije ngiye naricujije kugeza iyi saha ubundi ngiye meze ngiye ndi igitabo kirekire kinini buriya hari igihe nicara gutya hari ibintu biba ngiye nkabibona mbere yuko ibyo muri kubivuga cyane nka bino biri kuba Los Angeles abantu benshi bari kubyumva mu buryo butandukanye aho ngaho tugiye mu kintu cyitwa kugira ngo tubiganireho twese uko mbyumva siko ari kubyumva si bo aho ni ukugira ngo tubiganireho ariko ujye uko mbikubwiye ubikoreho analyse kuvuga sinzi ukuntu wari wambajije mbere ngo ndabibona gute ngo muri Los Angeles ibintu biri kuhabera hari ibintu biri kuvugwaho bijyanye n'uko ngo bagomeye Imana ubutinganyi sigiwe ni Los Angeles ni igihugu bari abantu bari kubivuga harimo abakristo cyane ko nanjye ndi umukristo ubu ngewe ndi umukristo ufite kwemera Imana kwemera umwami n'umukiza ngewe biriya bintu ni amarangamutima y'abakristo muri rusange kuko Bibiliya iravuga ngo igihe Uwiteka azarikora imperuka n'umwana wayo ntabyo azi siko bimeze ntago imperuka rero yabitangiriye Los Angeles ikintu kiri kuhaba bari abantu bahatuye bose ni abantu batemera Imana icyo nicyo cya mbere bashyize n'ikimenyetso cyo gutuka Imana ibyo byo birahari ariko uriya mujyi njye uko nabitekereje bari abantu kugira ngo bave hariya hantu kuko uriya mujyi bafite ukuntu bashaka kuwubaka bitandukanye n'uko abandi bantu babitekereza wabyumvise bari abantu bafite amafaranga y'indengakamere kubimura biragoye icyabayeho ni ikihe hagombaga kubaho yuko uriya mujyi guverinoma igihugu cya Amerika kigomba gufata uriya mujyi kikawutwika ngewe ubundi ntugahamanye n'abantu ibintu byose nanjye ibindi kuvuga urabikora wanalize bamara kuwutwika uriya mujyi bakabona uburyo bimura bariya bantu bakahava bakabona uburyo batangira gukora ibikorwa byabo hari akantu nasomye ngo 50 munati niba ari 50 munati kariya kantu ko kuvuga ngo ibikorwa byo bazajya babikora muri ya minota 15 ntago bari buzabikore bari abantu bari hariye icyerekeranye n'iriya shusho ya Bikira Mariya ntabwo iriya shusho ya Bikira Mariya ku bantu bazi ubwenge batekereza no kuvuga ngo narimo ndakubwira ngo twese duse nk'abantu babigiraho igitekerezo buriya hariya ngewe uburyo nabibonye ni mu ishusho yanjye ntabwo gukura biriya byamamare hariya byari ibintu byoroshye nabo bafite amafaranga kandi uburyo bari hariya ni mu buryo urareba bari abantu bose batemera Imana harimo aba supplier baba Freemason cyangwa baba Illuminati benshi cyane bagiye bibumbira muri uriya mujyi ariko iriya leta ikaba ari yarabuze uburyo bwo kuba yabimura hariya bahubake mu buryo budasanzwe muri ya minota 15 bashaka kuzajya bagira ngo buri gikorwa kihakorerwe batiriwe bajya kuri ntabwo Amerika yananiwe kuba yafata uriya muriro ngo iwuzimye
wabonye ko ibiti byabo bidashya ariko amazu ashya. Bishatse kuvuga ngo Amerika yo yatwitse hariya hantu kugira ngo ibe yabasha kwimura bariya abantu bashyira ahandi, ihakorere igikorwa cy'umujyi utangaje, wa mujyi tuzongera kureba ukajya uvuga ngo hano kubera iki babimuye. Impamvu yo kwimura ni iyi, ni ukugira ngo urareba buri urebye Amerika ni igihugu gifite izina rikomeye ku isi. Yego, ziriya nyubako zari ziri hariya sinzi niba muri kubireba muri Afurika cyane cyane iwacu mu Rwanda, ukajya kumva baruvuza ngo aka gace turabimuye tugiye kuhashyira inzu runaka, bakongera bagafata abaturage bakabagarura bakabasubiza muri ya mazu meza babubakeye icyitegererezo batari kuzabasha kubaka mu mibereho yabo, ariko leta ikongera ikahabasubiza. Yego, iriya shusho ni kwihagaze. Ni ukuvuga ngo uriya mujyi bagiye kuwubaka mu rwego ruhambaye rukomeye ku buryo uzajya uwureba no kuwugeramo ukagira ngo ugeze mu ijuru. ibyo bintu bishoboka gute ko mu kanya wavuze ko n'ubundi hari hatuye abafite ubushobozi bo ntago bari bafite impamvu ubushobozi bafite n'igishushanyo mbonera igihugu gishaka hariya ntago bo bagifite, nta nubwo wanamubwira ngo imuka yemere. barabimurira he? Ni ukuvuga ngo Amerika ifite ubushobozi bwinshi, aho batangiye harabahari se harahiye nyine, batangiye kubashyira mu makambi ahantu hamwe hatandukanye kugira ngo babarebere ubuvuzi bw'ibanze n'iki. Ese kuki udashobora kwibaza ngo hajya gushya batangaje abantu 24 bapfuye, uriya mujyi wari utuwe n'abantu 24, ni ukuvuga ngo hagiye gushya bose se bari mu kazi, nta bana se, nta barwayi, nta bandi bantu bari bahari? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Ahubwo bariya bapfuye bakererewe kuva mu murwa, nk'uko bababwiye ngo Isodoma habanje kubaho ubuhanuzi, ariko abakererewe mu murwa bahuye n'akaga. Witeka ibyo yahakoreye murabizi mwese kubemera Bibiliya, nicyo cyabaye hariya. Iriya shusho ya Bikira Mariya rero, y'umubyeyi w'Imana Bikira Mariya, impamvu itahiye, erega sinzi impamvu rero abantu tuvuga gusa ariko ntidutekereze. Iriya shusho ibikoze mu ibumba, ibumba ntirishya, ntago ibumba rijya rishya. Buri uzafata urugero ipasi uyishyire mu muriro, uzasanga uko yishyizemo ariko irasohokamo. Iriya nzu amakuru nabashije kuyigiraho si uko ari yari ifite, si ukuvuga ngo ni umukristo birenze abandi bantu bose abandi bari bahari, kuko nubwo Imana ubundi Imana ishobora niyo yaremye abantu, niba afiteho ijambo rya nyuma uko waba uri kose, nkuko nanjye nagiye nkagaruka, Imana yari ifiteho ijambo. Yego, bariya nabo nubwo bakorera iriya myuka ntabwo Satani bafiteho ububasha burenze ubw'Imana. Yego, sibyo? I know. Yego, ni ukuvuga ngo iriya nzu rero yari ikoze muri matiyeri. Ubundi iriya nzu bavuga ko sinari impari sinabibonye, ariko bavuga ko matiyeri yubakishije muri iriya nzu ni matiyeri ishobora burya abantu ntibabahuje ubushobozi, ni matiyeri umuriro ushobora kuba uri kwaka, inzu ishobora gushya, urumva, ntigire ikiba, kuko hari hatuye abantu b'ingeri zitandukanye, sibyo? Ntabwo ari umukristo urenze bariya bose, nubwo bakora biriya ntago Imana ibanga, ahubwo igihe itegereje bamwe muri bo kugaruka. Na ziriya ndege ubona zirimo ziramanura ziriya produit zigira ngo zizimye, ni muri analyse zanjye harimo iziri kumanura ahubwo umuriro kugira ngo umuriro wake cyane, wake hashye harangire. Umuriro kutari kuzima hari abavuze ngo imvura ngo iyaba yari yiguye ngo hazima. Amerika n'ubundi ifite ubushobozi bwo kohereza ziriya ndege, wabyumvise? Uko amazi ari kumanuka bari kongeramo izindi produit hashye harangire. None ngo akantu impamvu ibyo bintu uvuze ndi kubikurura, hari ibintu nabonye ngo
ni governor hari ikintu bita ubwo tujya tubyita ibiki ibigega by'amazi yes byinshi yego kubera ko n'ubundi turi aduce n'uduce tw'ishyamba anytime biragaragara yashoboraga gutwika ariko mu buryo bw'ubutabazi bwihuse harimo ikintu bita ibigega by'amazi byinshi meya gavana waho yari already ngo bari barabikamishe yego ibintu byose byabaye bagiye gushaka ubutabazi bw'ibanze ibigega byose basanga byarakamye empty. Rero iyo ni analyse yanjye n'abanyabwenge bandi tugenda tuganira bafite iyo tuganira gutya buri wese abafite ijambo no gusangiza mugenzi w'ijambo ashobora kumbwira ati hano byagenda gutya wenda waribeshya cya okay sava buri wese abafite uko yasobanura ibisobanuro byiwe ariko ibyo nkubwiye c'est normal niko bimeze sibyo yego ubwo rero nkaba nakubwira ngo Sam igihe cyose uzambona nge naje hano nge wirange ntago nza hano nje gutwika nge nza hano ngira ngo dusangize abanyarwanda ibiganiro turimo buri wese agire uko abikomantaho nuko rero niko bimeze yego urakoze Vaya urakoze Mark urakoze hari abantu benshi baba ndabizi ufite abantu benshi bari kuguhamagara ariko n'ubundi bazari ikiganiro bakagushaka cyane nimero yawe twayipininze munsi y'iki kiganiro yes by the way abantu ufite ibintu byinshi byo kuganiriza abantu afite n'indirimbo nziza ushobora kumusapotinga ushobora kugutera inkunga mugakora music kuko afite impano y'irahari afite indirimbo yagiye akora mbere zagiye zimenyekana hari indirimbo bita akazi akazi indirimbo yakoze hano mu Rwanda mu biganiro Radio Rwanda kazi ni kazi ku maradiyo atandukanye indirimbo bita akazi uyu mugabo niwe wayikoze afite n'izindi yajya ahimba nyuma yayo bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda tugendeye ku mateka mabi yaranze u Rwanda yego hakagira n'indirimbo ejo bundi yasohoye mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ibigwi bya kwa Perezida wa Repubulika byagejeje ku Nyarwanda n'impamvu ushaka kubwira umunyarwanda ngo mutore indirimbo nayo yabaye nziza kandi yarakoreshejwe ahantu henshi umugabo rero afite ikuntu nyine afite impano yari kava kubwira ati ibintu byanjye ni gake Mark Vaya urakoze cyane nimero ya telefone ntago singomba kuyivuga iri hasi mu iki kiganiro uri kuri ikiganiro uri tubona hasi twayipininze wakoze cyane ebana nimba ariko hari abantu bawe ushaka gutera peace birumvikana okay reka dusuhuze Rasta uri hariya mu Bushenge ndamusuhuje cyane Rasta yakurikira ibi biganiro bo simbizi ni bajya bikurikira ari kuri ya mugabo ariko Rasta uwo mugabo uvuze yamufiteho urwibutso rukomeye ni umusaza ufite izina rikomeye cyane hariya buriya ifoto ngira yanjye yo mu bwana narirebye ejo bundi ahubwo ukomye ukoze hasi sinzi urakoze ndangiza kwiga primaire urangiza kwiga primaire niwe wayifotoye Rasta nturebe iki kiganiro ikindi gikurikiyeho ndibuka mu gitaramo cyanjye cya nyuma ariko yego nambaye mu buryo budasanzwe byatunguye abantu mu rwego ruko nta n'umuhanzi ushobora gukora icyo kintu warabiza ayo mafoto yarayafotoye nawe ayo mafoto ni uyaheruka abantu bari mu Bushenge turabasuhuje Kofi nawe mwami mu Bushenge yandukunze Kigali yaranze mwese mu Kigali yaranze kandi uriya mwana arasobanutse yarasobanutse ahubwo no Kofi ukuntu bimeze nukuvuga ngo inshuro nyinshi yo twagiye Rusizi hari ukuntu abantu bakenera ngo umusare ndashyiraho nimero ya Kofi yishyire nimba werekeje i Rusizi cyangwa Nyamasheke ukabuze kuri bumwe agacupa ufite imodoka yawe hamagara uyu mwana twara neza oya muziho ubuhanga oya muziho ubuhanga nimero ye umuntu wese werekeje Rusizi cyangwa Nyamasheke
ugashaka kuza gutembera ahantu heza Yes. uriya mwana azi umujyi warahuze cyane afite amakategori Arahuze. aragutwara kubera umusare ugende cyane wenjoying nushaka gutembera ahantu Yes. hose wagiye uzize cyangwa Yes, Nyamasheke heza mm. hamagara Kofi nimero ye ni 078 Mhm. 380 yes 9914 bamwita Kofi ni umutoto wo mu bushenge gusa ikindi ntakwibagirwa reka nsuhuze mama Nita hariya i Rusizi afite alimentation nziza cyane ibamo ibintu biryoshye cyane ntibagiwe n'umufasha wiwe Ndagije Amani Le Grand Mécanicien hariya kuri garage Urugwiro rwose ni garage ikora neza cyane uzi ko iyo ikaraje wayisize no mu ndirimbo yawe bana no mu ndirimbo yanjye rego n'umupatro impamvu uriya mupatro ajya mfasha byinshi nawe turamusuje cyane Yes. ikiganiro nakireba azamenye ku Sawa. rugendo ari urwa mbere Yego. asante sana